Kicukiro akurikiranyweho gushyira kuri sitati amagambo yuzuye mu ingengabitekerezo ya Jenoside. Muhabonimana Caritas w'imyaka 23 wari usanzwe ari umukozi wo mu rugo mu murenge wa Nyarugunga mu karere ka Kicukiro yataye muri yombi akurikiranyweho gutangaza amagambo akomeretsa abarokotse Jenoside yuzuye mu ingengabitekerezo ya Jenoside. Ibi byabaye mu masaha ya saa 8 kuri uyu wa mbere tariki ya 7 Mata 2025 ni mu kagari ka Nonko umudugudu wa Kavumu. Amagambo uyu mukobwa yanditse kuri sitati ya WhatsApp twirinze kuyatangaza kubera amahame y'itangazamakuru, gusa tuyasesenguye agaragaza ko afite ubwoko wabarizwamo bityo ko adashobora kwifatanya n'abandi mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro 31 Jenoside yakorewe Abatutsi kubera ko nawe afite abagomba kwibuka. Umukoresha w'uyu mukobwa ukekwa Rosa Kabatayi yabwiye Tarifa Rwanda ati natwe abashinzwe kugenza icyaha babibonye barabigenzura tubona bamugezeho tumaranye igihe dukorana nawe. Amakuru avuga ko uyu mukobwa yahise ajyanwa gufungirwa ku cyicaro cya polisi mu mujyi wa Kigali gakorwaho iperereza. Amakuru kandi avuga ko uyu ukekwa akomoka mu karere ka Nyanza mu murenge wa Busasamana mu kagari ka Nyamure mu mudugudu wa Gatare. Amakuru avuga ko uyu mukobwa yacikirije amashuri ageze mu wa 4 w'amashuri abanza mu ishuri ribanza rya Nyamure mu karere ka Nyanza abona kujya gukora akazi ko mu rugo. Ni mu gihe abanyarwanda bo mu Bubiligi bibutse Jenoside yakorewe Abatutsi. Perezida w'umuryango uharanira inyungu z'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 ibuka mu Bubiligi yatangaje ko abanyarwanda baba muri iki gihugu bifatanyije n'abandi bose mu kwibuka ku nshuro 31 Jenoside yakorewe Abatutsi. Ni igikorwa cyabereye mu mijyi itandukanye yo muri iki gihugu uretse mu mujyi wa Liege na Brigue. Brigitte n'umwe mu bitabiriye iki gikorwa cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Uyu Brigitte umaze imyaka 10 aba mu Bubiligi avuga ko ibikorwa by'iterambere byamuteye gukira ibikomere yasigiwe na Jenoside. Ati iwacu mu rugo twavuze turi abana 11 barabishe bose, banyiciye abasaza banje 6, bica ababyeyi banje bose, bica n'abandi babaga mu rugo, urumva ko nanjye narokotse. Akomeza agira ati namaze imyaka ntabaho kubera gahinda, ariko nabonye umuti wo kurwanya abatumariye abacu ari ukujya gukora tugateza imbere igihugu cyacu tugateza imbere n'abandi basigaye. Reba ukuntu igihugu cyacu kimeze neza nubwo twahisemo gukora tukava mu rwango. Perezida wibuka mu Bubiligi Twagira Mutabazi Eugene yatangaje ko i Buruseli mu Bubiligi barebye filime imbarankuru y'amateka ya Jenoside ndetse banakora urugendo rujya ku nzu y'ubucamanza mu Buruseli. Yavuze ko muri uwo mujyi igikorwa cyitabira n'abayobozi bo muri uwo mujyi ndetse n'abashinzwe inzego z'umutekano barimo na polisi. Mutabazi avuga ko mu mijyi itifatanyije n'abanyarwanda yavuzemo Liege na Brigue ko ari ititabiriye ibikorwa byo kwibuka ariko bizeye ko bazisubiraho. Ati aho bitagenze neza ni mu mujyi ya Liege na Brigue aho bavuze ko badashaka kwifatanya natwe ku mpamvu zabo. Liege cyane cyane avuga ko byatewe n'imvururu ariko ntabwo biduteye ubwoba. Mu butumwa twatanze twasabye ko bisubiraho ariko nubwo badashaka kwifatanya natwe tuzabikora ntabwo bazatubuza. Kora subscribe kugira tuzabone n'ubutaha. Njye mwabanaga mu makuru ni Eribi Rajibwana.